Nshuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane nawe nguhaye ikaze muri iki kiganiro nzi ko mukunda muri benshi nagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu ngushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe, reka uvugane natwe imitima yacu ikingukire kumenya icyo uyishakaho kandi dushoboze gufata ibyemezo binoze kugira ngo tubeho mu bwami bwawe nk'uko ubyifuza mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kuguha ikaze muri iki kiganiro ubutumwa bukiza. Nifuza ko dusoma muri Matayo bice 6 umurongo wa 10. Haravuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Nifuje ko tuganira ngo iby'Imana ishaka bikwiye kuba mu isi gute nk'uko biba mu ijuru. Mu busanzwe hano abigishwa basabye Yesu ko abigisha gusenga. Nagira ngo tubanze twumve ko uwo usenga mukwiye kuba mufitanye isano, hanyuma ukubaka n'ubusabane bwawe hagati yawe nawe. Mu Gifaransa bavuga amagambo atatu, bavuga amour, bakavuga amitié na intimité. Iyo bavuze urukundo n'ibisanzwe, umubyeyi abakunda abana, Imana ikunda abantu bose bo mu isi, ariko hari inshuti zayo magara. Yesu yabanye n'abigishwa, hanyuma nyuma y'igihe kinini abana nabo bigera igihe arababwira ngo ntabwo mukiri abagaragu ahubwo muri inshuti zanjye, kuko umugaragu ntamenya ibyo shebuja ashaka. Nagira ngo mbabwire ko hari abantu mu bwami bw'Imana mu isi bose n'abantu b'Imana irabakunda, ibitaho, igusha imvura ku babi n'abeza, n'abapagani barakora bagatera imbere bagahigwa, ariko hari inshuti zayo magara. Hari abantu bubatse ubucuti hagati yabo n'Imana. Naguha urugero. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300. Imana ikora irengayobora, isa nkaho ihinduye icyo yavuze. Yabwiye Adamu ngo ukoze icyaha gupfa kuzapfa, ariko kuko ari inshuti yayo magara imutwara mu ijuru adapfuye. Byasaga nkaho yivuguruje, ariko byari bitewe n'ubushuti bwimbitse yagiranye n'Imana. Ubushuti barabwubaka kugera igihe umuntu ahinduka inshuti magara y'undi muntu. Imana kuba yarakubereye so ni byiza, ariko ukiye kubaka ubushuti hagati yayo nayo binyuriye mu gusenga kugeza ubwo uzaba inshuti magara n'Imana. Uribuka ko Bibiliya iravuga ngo Nowa yagendanye n'Imana imuhishura ibintu bisigaje imyaka 120 ngo bibe, imubwira ko imvura izagwa. Aburahamu yagendanye n'Imana aba inshuti magara n'Imana. Byaje kugera igihe ivuga ngo natinyukane kurimbura Sodomu ntabwo inshuti yanjye magara Aburahamu. Muribuka ko Aburahamu yabaye inshuti n'Imana kugera ku kigero ayiha umwana we w'imfura. Imana ikavuga ngo ubu nibwo umenye ko nkunda, imubwira ko azaba sekuruza w'amahanga. Twese turacitirirwa Aburahamu kubwo kwizera kuko yayikoze ku mutima. Mose igihe yari mu butayu ayoboye Abisirayeli, abantu barakaje Imana, Imana igambirira kubica, ariko Mose kuko ari inshuti yayo magara bigera igihe agira inama Imana, arabwira ngo niwica aba bantu Abanyegiputa bazaguseka, bazavuga ko ibiryo byagushiranye ubuze icyo ubagaburira urabica. Imana ihitamo kubireka kuko inshuti yayo magara ayigiriye inama. Twebwe kwizera kwacu kuba kungana n'ibyo kurya, n'ibyo kwambara, n'inzu tuzabamo, n'urugo tuzubaka, n'abana tuzabyara. Hari abandi babaye inshuti z'Imana magara, ibahishurira Yesu hasigaye imyaka nka 700 ngo avuke. Birababaje ko kwizera kwacu kubera tudafitanye ubushuti n'Imana, ha gusenga dushaka mu maso y'Imana, dusenga dushaka mu ntoke z'Imana, kuko tuzi ko hari imigisha, ariko mu maso y'Imana hari ubumwe, hari ubusabane, hari imbabazi, hari ubuntu. Hano nidusenga tuvuga ngo data wa twese, tukiye kwibaza ngo Imana yatubereye data, tubaho ubuzima bw'ubusabane hagati yacu n'Imana. Ese niba tukunda Imana kuko tuyishakaho imigati, murabizi ko inyuma ya Yesu habaga hari abantu 20,000 baje gushaka ibitangaza, baje gushaka imigati, ariko yari afite n'izindi inshuti zayo magara. Mwibuke ko yari afite abantu 70 atuma bakajya kwigisha, ariko muri 70 yari afitemo 12 basize byose baramukurikira. Muri 12 yari afitemo 3 ababohaneriga, abana b'inkuba, abantu yitabaza, ajya ku musozi akarabagirana akababwira ibintu by'amabanga akomeye. Yari afite na Yohana uba mu gituza cye. Buri tsinda muri ayo mvuze ryabaga rifite amasezerano yihariye.
Mu gusenga kwacu, mu busabane bwacu n'Imana, tuzaba inshuti magara, nayo izaduhishurira ibizakurikiraho, cyane ko abera bo mu isi nizo ntore Imana yishimira. Binyuriye mu gusenga, binyuriye mu busabane bwacu n'Imana, iby'Imana ishaka bizaza mu isi kuko bivuye mu ijuru. Dore ukuntu tubicurika, twebwe tukifuza ko ibiva mu isi ari byo bijya mu ijuru. Iyo dusenga kubera ibibazo byatugoye, intambara dufite, tukabwira Imana ibyifuzo byacu, ntaco bitwaye. Ariko Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire ibiryo n'imyambaro, n'ejo nzamera nte? Data asanzwe azi ko mubikenera. Ntekereza ko Imana iramutse iduhaye n'ibingana n'ibyo dusaba, twaba turi abakene, kuko rimwe na rimwe ntituyisaba umwuka wo guhumeka, ntituyisaba ibintu nka bene ibyo bisanzwe, kandi Imana irabiduha. Imana ikora ibirenze ibyo twebwe twibwira. Dukwiye kwigirira icyizere, ahubwo tugashaka icy'isi idafite, tugashaka mu maso y'Imana, tugashaka ubusabane hagati yacu n'Imana, tukayigirira icyizere ko n'ibibazo turimo izabikemura nk'uko yakemuye iby'ubushize. Murabizi ko umuntu wese yibagirwa vuba. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje yakwemeza ko kuva avuka atarajya, ariko iyo umuntu abanye n'Imana, akaba hafi y'Imana, akagirira Imana icyizere, yizera ko n'ejo Imana izongera ikabikora neza. Mutekereze ufite nk'abana bato, imyaka 2, 3, 4, 5, hanyuma ukabyuka mu gitondo usanga abana bicaye muri salo biganyiriye, bicurikiriye, barira. Wababaza tufite ikihe kibazo? Bakakubwira ngo ubuse turajya. Papa niwe uhangayikira ibyo abana bajya, ni izo nshingano ze za buri munsi. Bo bagomba kwakira ibyo data abahaye. Twebwe rimwe na rimwe tubyuka dufite umubabaro. Ntangazwa n'ukuntu buri munsi Imana itubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe, ariko twumva ntitubyizeye, ntituyifitiye icyizere. Ariko Imana imenya ubuzima bwacu bwa buri munsi, dukwiye kuyigirira icyizere. Hano atwigisha gusenga rero, yaratubwiye ngo nidusenga tujye tuvuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Bishatse kuvuga ko ubwami bw'Imana uko buri mu ijuru niko bukwiye kuba buri no mu mitima yacu. Dukwiye kuba turi abantu basabana n'Imana ku kigero dushobora kumenya ngo ibi ni by'Imana yashakaga. Dukwiye kubaho ubuzima bwumva Imana, tukamenya ubushake bw'Imana, tukamenya ngo turi abantu bubaha Imana, tukubahiriza amabwiriza ya Data wo mu ijuru. Ntekereza ko ambasaderi wa Amerika mu Rwanda yubaha amabwiriza ahawe n'igihugu cyamutumye, akubahiriza iminsi mikuru y'iwabo, gahunda yose nk'uko Amerika yifuza, kuko ahagarariye Amerika mu Rwanda. Ntekereza ko niba uhagarariye ubwami bw'Imana mu isi, wakagombye kuba wubaha ubwami bw'Imana, ukamenya ko iby'Imana igushaka ari byo ukwiriye gukora, ugakora iby'Imana yifuza ko ukora, ukamenya ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Niba mu ijuru uwo munsi ari ugushima, nawe ukabyuka uwo munsi ufite ishimwe. Niba ijuru ryamenye ko hari umutego, ugasenga kugira ngo utagwa muri uwo mutego. Ubundi abantu b'Imana, abantu basabana n'Imana neza, bamenya ibigiye kuba, bamenya ibiri mu isi, kuko mu ijuru babamenyesheje ngo hano witonde, hano hari umutego, hano witware gutya. Biratangaje kubera ubusabane buke bwacu n'Imana. Rimwe na rimwe hari igihe tugwa mu bintu, rimwe na rimwe tugahita dushinja amakosa Imana nk'aho ariyo yadutereranye, kumbe ntidusabana nayo, ntabwo tuzi imigambi Imana idushakaho. Dukwiye gusenga kugira ngo mu ijambo rimwe risobanutse ibyacu dukwiye kubisinyisha mu ijuru. Ngira ngo turemeranywa ko ibitagaragara nibyo biyobora ibigaragara. Twebwe iyo tubona umuntu wenda usambana, unywa ibiyobyabwenge, hari igihe dutekereza ngo niwe ari ikibazo, ariko hari isi y'umwuka imuyobora, hari isi y'umwuka imutegeka gukora ibyo ngibyo. Iyo uhanganye n'umuntu gutyo gusa, ntumenye imbaraga zimukoresha, ntumenye ko Satani ari we wihishe inyuma y'ibyo bintu, ntumenye uko wasenya iyo migambi. Ariko iyo usenya ubwo bwami bw'umwijima mu buryo bwo gusenga, ntiwirirwe uhanganye n'abantu. Hari igihe rimwe na rimwe uzumva umuntu akubwira ngo abantu ngo baranyanga, ngo ntibankunda, ngo ntibanyitaho. Ijuru nirikwitaho, abantu bazakwitaho. Ijuru nirigukunda, abantu bazagukunda. Ijuru niribana nawe, nta cyiza na kimwe uzabura. Ukwiye kumva ko ukwiye gusenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Yesu uko yari Imana, kuko yasenga buri munsi, nuko yari azi ko agomba kujya gusinyisha mu ijuru. Mu ijuru bakamusinyira, bakamuha imbaraga azakoresha uwo munsi bukeye. Mu ijuru bakamumenyera uko akwiye kwitwara.
muribuka abigishwa bajya kwigisha Yesu agasigara asenga, bagarutse bitera hejuru ko ibitangaza byakozwe, ibintu byagenze neza. Arababwira ati ntimwishimire ko abadayimoni babumvira, ntimwishimire ko ibitangaza byakozwe, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aravuga ngo mukigenda nasigaye nsenga, hanyuma mbona Satani agwa ameze nk'umurabyo. Aravuga ngo ariko nabasengeye kugira ngo nimumara gukomera muzakomeze abandi. Ntekereza ko iyo atabasengera haba harabaye ibintu bibi kuruta ibyabaye. Murabizi ko Petero yamwihakanye n'abandi bakagenda bakora amakosa atandukanye. Iyo ataba yasenze, Satani yihuta kuri speed y'umurabyo. Iyo twasenze tugasabana n'ijuru, tukaba hafi y'Imana, Satani ijuru ishobora kutugwaniriza imigambi ya Satani kuko twasenze. Satani ntaruha, ntacogora, ntasaza, imbaraga z'umwijima zihora zitugwanya buri munsi. Ariko iyo twasenze ubwami bw'ijuru, tugahamagara ubwami bw'ijuru mu buzima bwacu, Imana ibana natwe kandi ikadufasha. Nidusenga tujye tuvuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Dukwiye kumenya ko abantu b'Imana dukwiye kubaho ubuzima bunezeza Imana, hanyuma mu isi amahoro akaba mu bo yishimira. Niko ya ndirimbo y'abamarayika baririmbiye abungeri yavugaga, mu ijuru icubahiro kibica Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Bivuze ko iyo mu ijuru bishimye, twabayeho ubuzima busabana n'Imana, mu isi amahoro aba mu mitima yacu. Ariko iyo dutandukanye n'Imana, tukajya gusenga kuko twagize ibibazo gusa, nta busabane dufitanye n'Imana, ahubwo tukifuza ko ijuru rishigikira ibyifuzo byacu gusa, nyanumva abantu basenga rimwe na rimwe bagasenga nabi, akabwira Imana ngo nutabinkorera ndamenya ko utari Imana. Ntekereza ko ari ukwibesha. Wariye n'Imana, utariye n'Imana, abantu bagukunda n'Imana, wapfushije n'Imana, wabyaye n'Imana, wungutse n'Imana, nta kintu na kimwe gihindura Imana mu bumana bwayo. Ahubwo dukwiye kuvuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ese wabuze ubushake bw'Imana ku buzima bwawe? Erega ntaco izakora itibanga intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Abantu b'inshuti zayo magara izabamenyesha n'ibizabakera. Natangajwe n'ukuntu Yesu yicaranye n'abigishwa ku musozi wa Elayono, akababwira ibimenyetso mu Matayo 24, akababwira ibimenyetso bizakurikirana n'uko bizaba bimeze kugeza imperuka ibaye. Mu by'ukuri yarababuriye, ababwira ibigiye kuzabaho kugira ngo bamenye uko bagenda bitwara muri buri gihe. Iyo usabanye n'Imana ushobora kumenya n'ibizaba mu gisekuru cyawe, ukabibira imbuto abana bawe. Ntabwo muzi ko basogokuru baraguza bakabandwa bagaterekera mu buryo butandukanye. Hari igihe yavuga ati nyabingi nyituye abazankomokaho bose, kandi ukabona muri uwo muryango kuko harimo gukorera ibigirwamana. Nawe wasabanye n'Imana wasengera umuryango wawe, ugasengera abazagukomokaho bakazagira umugisha kuko wasabanye n'Imana. Nidusenga tuvuge ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ni byiza ko tubwira Imana ibyo dushaka, ariko ugasigiramwo umwanya Imana kugira ngo niba ibyo dushaka bitari mu bushake bw'Imana, nibihindura tutazagirana amakimbirane nayo. Hari abantu bumva Imana isa nkaho yabahemukiye kuko itakoze ibyo bashaka, ariko mu by'ukuri bitari ubushake bw'Imana. Nigeze kubona umugabo yagiye gutega imodoka ava iburasirazuba azi Kigali, asanga imodoka iramusize. Asanga imodoka iruzuye, nta mwanya usigayemo. Yashaka ko bamuhindura itike kugira ngo aze mu modoka ya mbere bitewe na gahunda yari afite i Kigali. Arababara, agerageza no kongeraho amafaranga buri umwe wamuha itike. Arababara, asigara yijujuta kuko yumvaga hari amahirwe agiye kumucika. Ariko yatangajwe nuko mu minota nk'itanu gusa bamubwiye ngo muri ya modoka igusize nta muntu n'umwe uvuyemo, bakoze impanuka. Sinzi uko mu mutima yumvaga amerewe, ariko agisigara yumvaga ari bibi, ariko arokotse yumvaga ari byiza. Nagira mbabwire ko dukwiye kwemera ubushake bw'Imana nubwo bwaba budushaririye. Imana ibidutegurira ibyiza kurutaho. Nagira ngo dusenge, hanyuma nidusenga tuvuge ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Data, mu izina rya Yesu ngushimiye ijambo ryawe. Reka ubwami bwawe buze mu buzima bwacu, hanyuma ibyo ushaka bibe mu buzima bwa buri wese, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.